ubu rero hari indirimbo abahanzi bose bagiye kuririmba imvune z'abahanzi banyamategeko turabasaba ko muza kudufasha kumva iri tegeko hasohotse itegeko rishya rijyanye n'umutungo bwite mu by'ubwenge ryemerera inzego za leta ububasha bwo gukoresha ibihangano by'abahanzi mu bukangurambaga bufitiye rubanda akamaro bari muri studio urumva aricaye afasha agacupa k'amazi abandi bamuhagaze hejuru undi nawe arimo ararwana no kugira ngo yumve niba beat ihuye n'iki barashaka beat ibyo bintu barimo bahanganye nabyo ukwiye guterura umuntu waraye ijoro watanze udufaranga twe duke igihangano ukagikubita muri stade amahoro tukakibyina ubundi byajyaga bihoge nkahora mburana ngo ko mutabishyuye none leta irangije ikonfirmye ko badakwiye kwishyurwa nimufunga ku nyundo hanyuma none barigira ikiza urigira akazi uzakora udahembwa na leta kandi leta yagukoresheje niba rutangira kuririmba ko amagare bamanuka abandi baterera shyorongi mutibananiranye iriya ministeri ikeneye kankoresheje ijambo ikeneye umuntu w'umuhige uzi ko abahanzi barara bicaye uzi ko umuhanzi inzu azakoreraho babyishyura ukunumva niba ari byo utuma twishima utereranye abahanzi kandi bari baguhanze amaso nk'umujeni uzi indirimbo za makanyaga ukuntu twazibyiniye mu bisope zisubirwamo n'abandi kandi kwinjira aho twishyuye aba bazisubiramo mwabishyuye wowe ufite hoteli turakwishyura twe twinjiyemo makanyaga waririmbye kugira ngo abasubiramo babone icyo basubiramo nawe nyiri hoteli kugira ngo twe twinjiye tukwishyure tuze mu gisope wamwishyuye iki igihangano cy'umuhanzi cyose kigiye gukoreshwa hagomba kuba hari ubwumvikane hagati y'ukoresha na nyiri guhanga rero dufite abantu badashobora gukora content bicaye bavoma iz'abandi bakoze bimwe mu bibazo twari dufite nibijyanye n'ikoreshwa ry'ibihangano byacu kirengagijwe n'ubundi iryo tegeko rirengera umutungo bwite mu by'ubwenge nk'akarere runaka ikigo cya leta cyangwa ministeri iyo bifuza kudutumira tukabaca amafaranga bahitaga bakubwira ngo nimuzane babahanzi bakunzwe n'urubyiruko abo ngabo turashyiramo CD nta kibazo agahinda ngo ajya gutora agatotsi akarota yiyahura aba bahanzi murekeraho munambirwe kuririmba hakabyina budara nabo yagiye gukangurira kwirinda ibiyobyabwenge yego nshuti bakunzi rero mukurikira ibiganiro byacu Scovia Fashion Shop noneho kugira ngo muyibone uraturuka kuri Rwanda Revenue hari akarenge kanditsemo Scovia Fashion Shop muri nyubako ya Mike muri Mike ako karenge kari mu ibara ritukura iyo urebye hasi ibara ritukura ribona harimo nomero za telefone wahamagara ako karenge kanditsemo Scovia Fashion ugakurikire karakujyana mu iduka ngo pi kuri wowe ukunda kwambara bya gisirimu kaberwa gana Scovia Fashion House muri Scovia Fashion House urahasanga amashati meza y'abagabo y'ubwoko bwose kandi ya original tunabafitiye amapantaro ya original kandi akomeye muri Scovia Fashion House tunabafitiye imyenda myiza y'abakobwa n'abadamu itandukanye Scovia Fashion dukora mu nyubako ya Mike winjira ahakorera Rwanda Revenue ugakurikira akarenge kandi Scovia Fashion Shop kakugeza neza aho dukorera kuri ubu kandi tufite umwihariko uko dufite atelier ibadodera modeli zose mwifuza ku bindi bisobanuro uhamagara kuri 07 94 280 443 cyangwa se 07 45 28 084 Scovia Fashion Shop style with us. Ngwaye ikaze ukurikira ibiganiro kuri Mutesi Scovia urubuga rw'ibitekerezo uraho neza Scovia Samu wajureka kwanduranya si kubitekerezo se ari giye gutekereza biba byagize bitya bitiba urumva nawe uzaguhora uko ubibona oya uko mbibona yaba mpoye ubusa ubu rero mfite inkuru iya mbere sibyo pasiteri kambanze musomere ariko ngo hari abagabo nkore mu kabati ngo hari abagabo buretse imiterere y'urubanza ubushinjacyaha burega ntuzu uyu nguyu urumva icyaha cyo gufatanya cyaha mu cyaha cyo kunyereza umutungo n'icyo kugurisha ikintu cy'undi cyangwa kugitangaho ingwate wayumvise ingwate bikavugwa ko uwo nyine
yari umuvugizi w'itorero runaka mu Rwanda rikorera urumva mu mudugudu urumva ribona ubuzima gatozi iki gihe mu gihe ryagiraga ritya urumva bivugwa ko yagize ate noneho ndashaka kuzana buretse ari iryandeze haritangaho ingwate ari iryandeze niba ari iryiza uretse nkomeza se abantu baryishaga kuryumva nk'ari hano mu kabati mfite amakuru urumva ahakana ubushinjacyaha buvuga ko bukurikiranye runaka mu mvugo ye nawe urumva mvuga ko uzatangwaho ingwate urumva y'amafaranga ibintu nk'ibyo noneho kandi nkubwira amafaranga y'u Rwanda angana na miliyoni 100 kuko ibyaha bakoze bigize impurirane mboneza mugambi ariko ntunze uyu nguyu ahakana byose aregwa akavuga ko ubutaka yatanzeho ingwate bwanditse ari ubwe ko nta mutungo w'iri dini navuze haruguru yanyereje kuko ubutaka bwanditse yabuguze akubakaho inzu mberabyombi ubu ariyo basengeramo si ibyo umugabo ni ikinyange muri tayari aya makuru ejo iyo wari umusogongero w'imvaho nomero umugabo ni ikinyange yarabiguze ahubwo bamuhaye imibyizi barakoze reka mbere iyi nkuru numvaga nshaka ko tuyivugaho ariko ntabwo twayivugaho mfite inkuru yo kuvugaho ejo tuzaba tuvuga ku bashyitsi barimo kuza mu gihugu ku cyumweru tuvuga amakuru yo kurahira ku wa mbere tuvuga uko umuhango wo kurahira wagenze ku wa kabiri hatabuze umuntu n'umwe muguru tusonga bugari mu gakinjiro dushya tanye dokima to Farid cyo bita kuzicuma ndabasomera ubonyemo inyuguti y'ikisi korora na RGB iriho kurora RGB hano harimo na ribu harimo ngo n'uwaje avuye mu rugwiro ariko se koko oya buretse samoroshye twagiye ku nkuru tugiye kuvugaho uyu munsi iyo wari umusogongero nomero yo kuwa kabiri urumva isaha 4 z'amanywa nzaba nje hanyuma ngo abahanzi bashobora gusigarana ibihanga oya ibihangano bitakirimo se reka mwese ndagira ngo mumbwire abagiye ahantu hose hari mikoro hari oya indangururamajwi bafure urumva mumbwire ngo ntago murumva ijambo rivuga ngo indirimbo yitwa ngo burya umugabo nusohoza ubutumwa tuzarwubaka turugire nka paradiso ibidakwiriye nimbibona urumva n'izindi nyinshi nkazo akabando ni akampeni gusa kaba rimwe mu myaka 7 ukazajya kaba rimwe mu myaka 5 ubwo nari ndimo mvuga izi ndirimbo niba mutarazibona hari umuntu wari wajya ahantu hateraniye abayobozi n'abaturage n'igikorwa cya leta icyo ari cyo cyose ntibumvemo izi ndirimbo zihari aba banyamakuru nibo bashobora kuba bafite amafaranga make muri iki gihugu kurusha abandi abanyamakuru nako aba bahanzi abanyamakuru bajya kuvuga indirimbo zigezweho zasohotse ibidakwiriye nimbibona nzabivuga tuzarwubaka turugire nka paradiso sibyo burya umugabo nusohoza ubutumwa sibyo n'ibindi nkabyo izo ndirimbo ziri muri iyo kategori nta munyamakuru ujya uzandikaho inkuru kuko zabaye nka dawe uri mu ijuru uduha ifunguro ritunga none tubare byanguko abazikina se ba DJ dufite abantu hano b'ibihangange bitwa ba DJ ba DJ ngo bafashe umujyi nk'abanyonzi oya ba DJ usamu muzi uko yitwa Samuel Mutungire ni ubivuze ntunteranye n'aba Buriyani ni inshuti yanjye transparency ndavuga madame ari wivugiye ati dufite abantu hano bafashe umujyi bataburanye ariko ibintu byo kuvuga ngo ba DJ ni nk'abanyonzi muramye ni Samu bivuze
njye sinabitinya nigereranya iryo gereranya ni nk'ivunjisha rya bampose avunja 10 ku gihumbi bitavamo rero yego nagize amatsiko yo kwibaza nategereje kubona abahanzi bavuga nababuze nabo disi bashobora kuba bameze nk'abanyamakuru umva bari mu nganzo gusoma birabiro ntago wabivamo babuzemo ingingo ibari ntago ari ikibazo cyo gusoma ahubwo abahanzi bashobora kuba ari nk'abanyamakuru nyakwigendera Jay Polly yigeze acuranga indirimbo ubwo yaravuye imageragere bwa mbere Imana imworohereze ntabwo yigeze avuga akarengane yagize ahubwo yarakaririmbye mu minsi yashize hari umwana w'umuhanzi ubona mutoya yanditse indirimbo igize ibitutsi udashobora gushyira no mu gikapu ngo uheke uretse no kubicisha ku rurimi ariko yatukaga mugenzi we nawe ngo wari wamututse niko abahanzi ngo bagira bate ngo bakemure makine ubu rero hari indirimbo abahanzi bose bagiye kuririmba imvune z'abahanzi urumva bya niyo mpamvu mwari muzi ko muzaba bakizi ntibari bazi ko muzaba bakizigenza none mwabaye ahubwo ubu noneho mugiye kugenzwa gute niyo mpamvu abahanzi ubusanzwe baririmba za ndirimbo mwita ibishego inzego zose zibavugaho nubwo ari izo ndirimbo arizo zikunzwe bazo zibamamariza ariko izo ndirimbo zitwa ibishego umwanga nizo zitazagera urwego na rumwe ruzikoresha rutishyuye none niba umubirizi uvura inzoka ariko umwana akaba atajya kuwidahira ngo avome ku kajerekani cyangwa mu kadobo k'umubirizi ariko uteze cyari isukari yajya acamo akozamo agatoki abahanzi bagiye kuririmba indirimbo zisharira nk'umubirizi kugeza ubwo ntawe uzivogera ku buryo uzajya uzera ukavuga utumva umubirizi ushobora kuwusigaha ukagenda ukamara umwaka ukagaruka ugasanga ukiri mu ijerekani ariko ntiwasigamo urwagwa ngo urusange ni ukuvuga ngo bagiye kuzira iki itegeko ryasohotse ninjye wumvise nabi itegeko banyamategeko turabasaba ko muza kudufasha kumva iri tegeko banusomera igihe ryasohotse mu igazeti yo ku itariki 31 z'ukwa karindwi 2024 yego official gazette hanyuma ndi kubona uzi cyambabaje iri tegeko ryasohotse bararidoze bararisirifiya urumva hano borohereje uzi umuntu borohereje utuma twishima bari buzaje babaza minisitiri w'urubyiruko n'abahanzi bari bujye babaza bati ni uwuhe muhanzi waturirimbira indirimbo ifite ubukangurambaga bwo kunywa resi abantu banywe neza batishwe n'inzoga agahita avuga ati se buriya si Bruce Melodira batoye bati buriya Senderi rero kafite tarifu yo hejuru bati rero abaturage buriya Senderi baramwemera cyaro Senderi bari imbere mu mugisa ati hajyamo Bruce kuko uririmba kuri ya mwana w'idanje mu cyaro hajya tuyisenge intore hanyuma hari barajyo King James bagakora iyo tarifu bagashingira ku bantu bagahamagara bakishyura ugiye kuririmba bitewe n'ikiciro bashaka kuko yavunitse ahanga ubu rero Senderi n'ukujya uririmba igisupusupu na amatomati sibyo indirimbo idashobora gucurangwa muri stade perezida yinjiye ubu naba yinjiye ejo kuri stade ku cyumweru twese tuzaba ejo twese tuzaba tuvuga ngo burya umugabo nusohoza ubutumwa nyirayari muza aho atuye none twajyaga twibaza ngo kuki bacuranga ibihangano byabo ntacyo babahaye hasohotse itegeko rivuga ngo mumenye ko ntacyo mukwiye nyamara abahanzi nibasaka baje tukora amakuru y'indirimbo ndabona zivuye ku mu nyungu za rusange nagari inyungu rusange umuhanzi ni centre de santé ku buryo umubariramo inyungu rusange nayo turishyura none se ko twishyura ko twaguze mituweli yacu amafaranga yacu RSSB bikabiyacuruza ubwisanzure iyi ni ingingo ya 297 yisome ubwisanzure bwo gukoresha igihangano muri kiganiro turaza gusabwa kuvugisha ijambo icyo ritavuze mucamanza hano ntusemo n'umushinjacyaha none no mategeko yitabazwa umunyamategeko ubwisanzure uko mbyumva nabo bazatubwira uko amategeko avuga ubwisanzure bwo gukoresha igihangano hagamijwe amakuru rimwe ibikorwa bikurikira hagamijwe amakuru ku gihangano biremewe bidatangiwe uruhushya n'umuhanzi
nta n'igihembo cy'uruhushya gitanzwe. oya buretse soma neza nka kwa kundi umusomyi abasoma akavuga ngo nuko arambuka ngo agera kuri Yorodani agera ate haleluya agera kuri Yorodani soma nyasubira mu nibuke neza. Ibikorwa bikurikira yego ibikurikira hagamijwe amakuru ku gihangano biremewe. oya buretse niba ari ibikorwa bikurikira hagamije amakuru ku gihangano nuko umenya uko yagihanze se yari ahagaze mu yihe pozisiyo yacyanditse yasinze cyangwa yari muzima nibyo bavuga. reka twumve bidatangiye uruhushya n'umuhanzi nta n'igihembo cy'uruhushya gitanzwe. ubwo harimo kubaza ngo nta gihembo hajemo kugura bidatangiye uruhushya nta n'igihembo ari bubone. igihembo cy'uruhushya kuvuga ngo jyewe banyishyuye ntanga uruhushya nta n'igihari. namenye impamvu abahanzi ntacyo bayivugaho harimo amagambo y'ikinyarwanda akomeye nk'urutare rwanda ko nabo bagira yatoroshye. icyitwa ngo gutubura mu kinyarwanda mu kinyamakuru cyandikwa gusakaza cyangwa kugeza kuri rubanda inyandiko ngufi yerekeye ubukungu politiki imibereho myiza cyangwa iyobokamana yatangajwe mu magazeti cyangwa mu rwunge rw'ibinyamakuru cyangwa igihangano giteye nk'ibyo cyasakajwe mu gihe uburenganzira bwo gutubura bwo gusakaza cyangwa bwo kugeza kuri rubanda butabujijwe ku buryo bweruye. reka mbabwize ukuri iri tegeko ryaje ibyo byose bizakorwa nta gihembo nta buretse gato kandi kugira ngo umenye ko abahanzi bacu nabo bafite ubwoba bw'iki. abahanzi bacu ni ukutamenya ndagira ngo wumve ukuntu tuyisenge witwa ko ari perezida w'abahanzi yanditse iri tegeko yarisoma cyane njye usoma nabi we Sam arimo aranyutuma ibintu byumva nabi saburetse wabonye wese atishima ngo buretse mukuzanire mbanze nsome twitaye. urumva hari ukuntu abantu bitiranya ibintu yagize ati ntabwo yarisomye hano buretse gato wumve turishimira imbaraga zikomeje gushyirwa uwo ni intore tuyisenge mu bikorwa byo kurengera abahanzi n'ibihangano byabo. kurengera iri tegeko rirengera umutungo bwite mu by'ubwenge ni ikimenyetso ko abahanzi b'igihugu igihugu kituzirikana n'uruhare rwacu mu iterambere ry'igihugu. atagenga abudara hano wari urindagiye ariko si uruhare rwa leta mu iterambere ry'abahanzi. hari aho ubyumvise noneho hano ku gihe niba koko ariyo hari handitse ngo isesengura hagaragaramo wa munyamakuru w'ibintu by'imiziki yitwa Emmy niwe bashyizeho ifoto ni agashoti bakuye ku gihe niba ariko haranditse ngo hasohotse itegeko rishya rijyanye n'umutungo bwite mu by'ubwenge ryemerera inzego za leta ububasha bwo gukoresha ibihangano by'abahanzi mu bukangurambaga bufitiye rubanda akamaro. none uzi ikintu gitangaje byatanze uburenganzira kuvuga ngo leta mu itegeko hasohotsemo ububasha leta yahaye abantu bose bakorera muri leta. itegeko ryahaye ububasha leta gufata indirimbo y'umuhanzi nk'umutungo utagira nyiraho nk'ibyasizwe na bene bo. none imitungo yasizwe na bene yo leta burya irayicunga ikayibyaza inyungu byanarimba ikayigurisha nyirayo yazaboneka bagakuramo angahe ku ijana ayo leta yakoresheje ibyitaho inamugurishiriza bakamuha bisigaye. none ahangaha nyirayo byaranahari uye ntawe uhari abahanzi barahari bari hese ubu igihe twahereye bari nicyo ndimo nkubwira nibyo ejo muri ryarasaya twamubazaga na dogita ko amadini bayafunze mukaba ntacyo murimo kuvugira abakirisitu n'amadini nk'imiryango itari iya leta ngo ahubwo banaturusha amajwi. arambwira ati bagira ihuriro ryabo ahubwo ryo rifite ijwi rirangurura cyane kurusha iryacu. ati buriya Musa yagira atya akamubwira ati Bikira Mariya rero hari ukuntu yambwiye nje kuvugana nawe ati twe mu gihe tutagerayo. none aba bahanzi itegeko rigisohoka bafashe umwanya barahura ngo barisome bumve ikirimo bumvikane. ubu tuyisenge yanditse iyi Twitter yamaze gusoma iri tegeko wamubwira ingingo iraha yimusomere ingingo ya 301 ubwisanzure mu ikinwa ry'igihangano mu ruhame
ikinwa ry'igihangano mu ruhame riremewe bidatangiwe uruhushya rw'umuhanzi kandi hadatanzwe igihembo cy'uruhushya iyo bikozwe hagamijwe ibi ngibi: mu gihe cy'imihango ya leta cyangwa y'amadini, iyo gukina igihangano mu ruhame bitagamije inyungu. Inyungu zose zibara amafaranga cyangwa hari n'inyungu morale n'inyungu zo gusobanura. komeza usome. Mu rwego rw'ibikorwa by'uburezi cyangwa ubukangurambaga bukozwe na leta cyangwa ikigo kitagamije inyungu, iyo ikinwa ry'igihangano mu ruhame bitagamije inyungu. Barongera, cyangwa se mu rwego rw'ibikorwa byo kwigisha bikozwe n'ikigo cy'uburezi, iyo igihangano gikinwe abakozi cyangwa abanyeshuri cyangwa umuryango ugizwe n'abanyeshuri cyangwa abandi bantu bafite uruhare rutaziguye mu bikorwa by'icyo kigo. Reka tuvuge, wenda nari ndimo nsoma hano ibindi, reka tuvuge ngo leta iri tegeko ryayibwiye ngo genda ufate indirimbo ya Senderi iririmba ngo ibidakwiriye nimbibona nzabivuga, polisi izayifata nk'urwego rwa leta cyangwa abakoranye na polisi, oya nk'urwego rwa leta, igende yateranyije igiterane. Polisi igomba kutwigisha gutanga amakuru ku gihe, kwirinda ibiyobyabwenge, kumenya ko umuntu adakwiye guca muri panyaca mu mupaka wemewe, bwa bukangurambaga bwose polisi ikora, na RIB yigisha abantu kwirinda ibyaha. None indirimbo ya Senderi bayicurange bati bidakwiriye nimbibona nzagira nte nzabivuga, tubibyine twese abaturage. Noneho umuyobozi naza ati nk'uko umuhanzi Senderi yabivuze muri iyi ndirimbo, ibidakwiriye nimubibona mubivuge. Umuturage mwiza atanga amakuru ku gihe, umuturage mwiza amenyesha ko yabonye umuntu udasanzwe kugira ngo inzego zibone zivuge zitari koko uyu muntu ucaracara aha ninde, ni umushyitsi, ni umugizi wa nabi, ni umujura. Ubwo indirimbo ya Senderi igize ite? Ikoza akazi ka polisi na ka RIB mu gukumira ibyaha atiriwe ahagera. Senderi nta nubwo azi ko iyo ndirimbo barimo kuyicuranga i Burera. Ubwo Senderi uzi icyabaye? Arimo aragura capati y'ijana mu biryo, udushyimbo aratubuze, barambwira bati ntabwo twagukopa ari we mukiriye wa mbere, keretse nka nimugoroba nibwo twagukopa ibishyimbo bya desa, kuko twaracapati ntabwo twagukopa mu gitondo, wadukasira tutera umwaka ntiducuruze. Ubu indirimbo ye ifite inzego ebyiri za leta zirimo kuyikoresha, kandi koko zikwiye kuyikoresha ngo twirinde ibyaha. Nituvuga ibi ngibi abaturage, nubwo ndimo mbivuga ntanga urugero, ubundi amategeko yacu y'u Rwanda, iyo hari icyaha kirimo kuba ukakireba ntukivuge uba ukoze icyaha. Ibyo nabyo mubimenye. Kubona hari icyaha kirimo kuba ntuvuge ko habaye icyaha, ntutanga amakuru ku nzego, uba ukoze icyaha. Mwabyumvisha abaturage b'i Rwanda? Kimwe n'inzego bayaha zikayakerenza. Hanyuma abayobozi namwe duha amakuru ko habaye icyaha, mukavuga ngo reka tujye kunga umugabo n'umugore umwe yari yishe undi, nawe uba ukoze icyaha. Cyokora hari ibyo batumvikanye wabunga, ariko hari icyabaye kigize icyaha nk'uko amategeko abivuga, ukwiye kugihanaho kucyunga. Ako kanyuzemo. Komeza. Kiza 270 270 97 297 iyo twayisomye. Oya wayisomye se? Iyo twabanjije yari itararangira ariko. Somiye wabanje. Iyo nabanje none nyirangize. Hari ngo gutubura cyangwa kugeza kuri rubanda mu rwego rwo gutangaza mu buryo bugufi amakuru mashya hifashishijwe amafoto, sinema cyangwa isakaza cyangwa irindi tumanaho rikoresha insinga ku gihangano cyabongwe. Uretse gato aho se barashaka kuvuga ko bya bindi Kayirebwa yajyaga kurega gaca ifaranga rimwe bivuyeho, tugiye kujya ducuranga indirimbo zabo dusakaze kubera ko zitanga amakuru yo gukangurira abaturage. Nicyo bivuga. Uguze umuntu bahaye media batwemereye gucuranga ibihangano byanyu nta kiguzi, nta n'ubwumvikane buri hagati yacu namwe, niba ntibeshye. Nshaka ko ndimo kuvugisha itegeko cyo kitavuze. Ni hafi aho. Abanyamategeko mudufashe kumva neza. Mu rwego rwo gutangaza mu buryo bugufi amakuru mashya hifashishijwe amafoto, sinema, isakaza cyangwa irindi tumanaho rikoresha insinga ku gihangano cyabongwe cyangwa cyumviswe mu gihe ayo makuru yabaga hagamije kugera ku ntego yo gutangaza amakuru. Tuzajya tubyita gutangaza amakuru. Bibaye amakuru. Ubwo uzi icyabaye? Badige dore imboga. Mushaka ubugari mwirire. Imboga zo leta irazitetse za zindi.
agasosi kameze neza. abahanzi baraza kujya bihigira bari mu ishyamba rimwe na leta. Ntabwo ikibazo ari ukwihigira bari mu ishyamba rimwe na leta. Ngewe ikibazo mfite ni ugufata igihangano cy'umuntu ukavuga amajoro. Oya, ngewe nigeze nca Nyamirambo nkajya mbona inzu zikinze, noneho umuntu umwe yari yambwiye ngo ashaka inzu yo gucuruza, murabaza ntari kuko nciye njya mbona inzu ikinze bati jeje gusa ikora nijoro. Hati izi nzu abantu bazamo bakamara iminsi 3 bagira bati ntibakora ikisoho gacwa, ngira ngo mbonye amakuru mashya ati ubu ni muri studio. Ati zihora zikinze bakora nijoro. Umuntu araza muze kudushakira ku mbuga nkoranyambaga murebe utu video, harako nabonye gaheruka nyamuna ka Bruce Melody bavuga ngo kari kuri Instagram ye, ari muri Nigeria. Niba ariho yarari cyangwa yabaye yo kera ariko narakabonye. Ariyo bari muri studio urumva, arica yafasha agacupa k'amazi, abandi bamuhagaze hejuru, undi nawe arimo ararwana no kugira ngo yumve niba beat ihuye n'iki, barashaka beat. Ibyo bintu barimo bahanganye nabyo, ukwiye guterura umuntu waraye ijoro watanze udufaranga twe duke, igihangano ukagikubita muri stade Amahoro tukakibyina, warangiza ukajya uvuga ngo abaturage muri stade bari bishimye bameze neza, ariko ibyo bigiye kuba nyiri igihangano ari rayo kwarika nako yakora umugi ayabyinane nta mutanamutumira wanamutumira akaza kagarama kabona ukuntu indirimbo y'abaturage bayibyina banyeganyeze stade, yajya gutakaza kumbaza none se Scovi uragana Nyamirambo ko ngiye Kanombe ni gutaha ntwashwe ati nagira ngo ngeze imbere ntipore ese ko rufite imodoka irati mwana mazuti bimeze nabi usi umuntu arimo igihangano cyo nicyo cyakoze ceremony yabaye, ubundi byajyaga bihoge nkahora mburana ngo ko mutabishyuye, none leta irangije ikonfirmye ko badakwiye kwishyurwa. Aba bahanzi n'abana bacu, bahanzi n'abagabo bacu, ni basaza bacu, ni bashiki bacu, ni babyara banyu, n'abana banyu, ni nabacu. Kuki hashobora kuza igituma imirimo yabo itakara? Nimufunga ku nyundo hanyuma none barigira ikiza? Urigira akazi uzakora udahembwa na leta kandi leta yagukoresheje. urava mu ngeri y'ibya rusange ujye mu bwite. Niba rutangira kuririmba ko amagare bamanuka abandi baterera shyorongi muti bananiranye, bagiye kuririmba ibyo muzajya muri mukavuga muti nta muntu ukora ku isusa. Susa murayizi, nta muntu upfa guca agati k'igikakarubamba ngo agenda hekenye. Bagiye gukora inkuru indirimbo z'ibikakarubamba. Leta se no kwanga ibintu byayisaba amafaranga. Ikwiye DJ akwiye kugirana amasezerano n'abahanzi yanditse. DJ Brian kabari we ntanga urugero, umushuti wanjye ntacyo bitwaye. Aze yicare na Tuyisenya amubwira ati rero tugiranye agreement imeze ityo. Amuhe code. Amubwira ati igihe jewe nzakubera imfura, igihe nagiye gucuranga nindamuka ncuranze indirimbo zawe ntitaye umubare ko zingana, nibura umunsi nazikoresheje nzajya nguha nibura nk'ibihumbi 20 cyangwa 0.5 bya ninjijaho. Nashaka mubwira ati nzajya nguha ibihumbi 20, nashaka yahawe miliyoni 10. Nibura yicaye atekereza ko indirimbo ari bucuruze nawe akunguka, ni mugenzi we wayikoze kandi nawe afite icyo yayitanzeho. DJ Brian avuga ati muri boate ncuranga indirimbo zaba Melody na Debeni na Simbasi, nabo bicarane bandikirane. Cyangwa nyiri hoteli avuga ati kuko hano haba DJ ninjoro kandi acuranga indirimbo, twe tugiranye amasezerano, wowe ku kwezi tuzajya tuguha ibihumbi 500 cyangwa miliyoni. Ubundi indirimbo zawe tuzicurange nta rwitangira, iyaje uwo munsi turaye tuyicuranze tutabanjije kwaka, kuko ibikorwa dukora bigamije inyungu. Kuko ibikorwa dukora bigamije inyungu. Ariko ushobora kumbwira ngo kuba abaturage bagiye mu bukangurambaga bwo kwirinda malaria ntabwo bigamije inyungu nyinshi cyane ahubwo si inyungu itarimo aho ni nyinshi bashoyemo se batari RBC kwitanga isoko ryo gutangaza uko abantu tubigisha gukoresha udukingirizo, si ukurwanya ko abantu bicwa na sida n'izindi ndwara. None se mu by'ukuri kwigisha abantu kwirinda gupfa no kubona ubuzima bwiza ntibiri mu nyungu rusange? Ko RBC itanga isoko tukishyurwa, kuki umuhanzi we waririmbye ko sida yica nabi abantu bakwiye kuyirinda idindiza umuryango wakwiye kuririmba ntimumwishyure? Abantu se ngo ko bigeze kuteranira mu RDB ngo barabereka ibyo bintu barabinonosa
bari basinziriye baravuga mugire vuba twigendereye ko muzabigenza urumva hari ikintu gihari cyangwa baba babuze icyo barenza reka mbabwire mu ofisi yawe utuma twishima ni minisitiri n'umunyapolitiki wa mudamu yitwa nde wavuye mu mbuto Sandrine nawe ni umunyapolitiki urimo kureba polisi yo gukura urubyiruko mu bukene gukorana nabo kubyaza inyungu impano bafite ibintu nk'ibyo ariko ntabwo ari iriya minisiteri ikeneye kankoresha ijambo ikeneye umuntu w'umuhigi uzi ko abahanzi barara bicaye uzi ko umuhanzi inzu azakoreraho babyishyura uzi ko kuzamura drone mu kirere ngo bafate ishusho arimo kuririmba babyandika bakabisabira uruhushya utabikoze bakamukatira siyo bamukojeje dasubitse myiza urimo urabyumva uwo muntu akabazi ngo ubwo abadije mu mujyi babandi babaninga kugira ngo bakore bagira koperative babandi bacuruza uturirimbo kuri flash no kuri CD zikibaho banazitanga ku matelefoni indirimbo n'amafilime bari abantu bagira koperative babamo barayishyura ariko iriya koperative yabo yishyuza ibihangano bitari ibyabo cyane wenda basobanuye filime sava ariko uriya muntu atanga n'indirimbo zande z'abahanzi twirwa tuzumva muri sari wacu ariko nibura batazigurisha ku mihanda kandi umuhanzi ntacyo ari bwunguke bavuga ngo abantu barimo barazunguza indirimbo za ba nyirazo ba nyirazo rero bagiye gupfa badafite amafaranga kandi bakoze ibirimo gucuruza byakirije abandi nk'ubu umuntu uyobora koperative y'abantu babaninga babandi bakora udusede ku makompiyuta ku mihanda uzi amafaranga arya uko angana akora iki wa wundi baninga usibye uduceri yakuyemo iyi koperative imufasha iki imugurira umuriro imashini yashaje irayisimbuza imukuraho imisanzu yo gukora iki kugira ngo igihe yarwaye akaremba bazacungura umwana we cyangwa umugore we cyangwa umugabo we sawa nyine koperative y'abamotari desemu ni y'ababaninga ihuriro ry'abahanzi ntimubasha gusobanura icyababayeho niba ntumvise nabi ndacyabisubiramo niba ntumvise nabi uku numva niba ari byo utuma twishima utereranye abahanzi kandi bari baguhanze amaso nk'umujeni kandi nawe barandagiye bamutumaho yahuye nabo wowe wigererayo uzatubarize itegeko rero niba ryaje itegeko ni nko kuvuka uri mugufi niho waba muremure pe cyokora uvutse uri muto wakwikoza ibunaka ikibuno bakagitaho nibere ngo hari ukuntu barigira batya abagabo ngo hari ukuntu bazamura iki mu bituza bikabyimba byose bagatera ariko kuri metero ntibakugira mugufi ntibakugira muremure icyo cyo ntabwo abahanga barabasha kugikoraho itegeko rero niba ryaje rirasa nkaho wenda uvuga ngo uri munini urashaka kugabanya ibiro barabibaga iri tegeko abahanzi ngewe ndimo ndavuga ngo nimwicare musome neza cyane abakuru umufasha abato barimo bumve ngo umuhanzi ni iki ni akazi cyangwa ni igikorwa ukora ariko ushaka akazi sibyo bamani marite bari ni akazi ariko bamani marite babaye ni wo mwuga twese turabazi mani marite yaririmbye indirimbo za kera zo kuwigisha abantu kwirinda ingengabitekerezo ya jenoside kera ndazibuka ibyo bintu n'ibindi rero uyu munsi Masamba agiye kwizihiza imyaka 40 ari umuhanzi Makanyaga 50 yarayirengeje Makanyaga batunzwe n'umuziki cyangwa atunzwe na pasi y'akazi yakoze atari umuziki uzi indirimbo za Makanyaga ukuntu twazibyiniye mu bisope zisubirwamo n'abandi kandi kwinjira aho twishyuye aba bazisubiramo mwabishyuye wowe ufite hoteli turakwishyura twe twinjiyemo Makanyaga waririmbye kugira ngo abasubiramo babone icyo basubiramo nawe nyiri hoteli kugira ngo twe twinjiye tukwishyure tuze mu gisope wamwishyuye iki none ze leta kucyitaravuze ati wenda reka dushyiraho uburyo uko ubonye isoko rya leta ari bukoresha igihangano cy'abantu agira yatanga mu ihuriro ry'abahanzi ibyo nibyo nibaza ntekereza kuri tegeko ryakabaye rifite igikabashyize no mu ibara wenda ry'icyatsi kugira ngo umuntu wese urifungura ribone igihangano cy'umuhanzi cyose kigiye gukoreshwa hagomba kuba hari ubwumvikane hagati y'ukoresha na nyiri guhanga yamubwira ati wenda gusonera umuvandimwe wanjye ujye uzicuruza nyabo akamwandikira nicyo ndimo mvuga yamubwira ati wowe uzajya umpa 1000 ku kwezi ariko nibura harimo agaciro ko gutekereza kuza amajoro y'uyu muntu uza amanywa ye uza ijoro rye none ubiha agaciro
ariko inyungu rusange za leta ziba zigomba kubungabungwa. soma cya gika cya nyuma kindi cyarangiye. Tumba cyarangiye tugeze kuri 301 ra. 301 wayisomye? Ayisomye. Hari n'ubwisanzure mu kwinjiza mu gihugu kopi y'igihangano ku mpamvu bwite, nabwo nuvuga ngo kwinjiza mu gihugu kopi y'igihangano umuntu yabonye mu mpamvu ze bwite mu buryo bwemewe n'amategeko biremewe bidasabiye uruhushya kandi nta n'igihembo cy'uruhushya gitanzwe. Ibyo ntacyo ni ukwinjira. Ariko subira hagati nsomera 299. Ubwisanzure mu gutubura no guhindura bimwe bya copyright no guhindura imiterere ya porogaramu za mudasobwa. Za mudasobwa ibyo ngira ngo ni za ntuza barimo. Ubundi umuntu yaragikatiwe reda katukihorera. Ubwisanzure bwo gukoresha amashusho cyangwa amafoto y'ibihangano ubu nabwo ni nko muri media biri ahantu rusange. Ibikorwa bikurikira byerekeye amashusho, amafoto, ibihangano by'ubugeni mbera byombi. Ibyo ni ibihangano. Yego. Rega bahanze rusange nanga ni leta uburyo yikingiye. Ni uburyo leta yikingiye, ni uburyo yakingiye media. Ya. Ariko ngewe nsubiye kuri bya bindi uyu muhungu yavugaga. Ntabwo mu by'ukuri igihe cyose kanguha urugero. Njya mbabwira abantu, njya mbabwira ngo umuntu nakubwira ngo ni opposition, jya umubwira ngo ni iki se? Ni umuntu ukora copy paste. Dufite abantu ngo bitwa inzobere ngo baraye bazaza gufata ubutegetsi Kigali. Urumva? Banyuze hese. Noneho kuri YouTube. Ateze Rwanda. Oya, kuri YouTube. Noneho akicara akaba adashobora gutekereza icyo yavuga kuri leta, avuga ati ibi bintu leta yabikoze nabi iki, akicara akavuga ati Scove yavuze iki, yagaye iki, akaba ari cyakatakaza ati sirana nabibabwiye ati ntimubona uwo muntu buri urabona ifi kibazo ifite ifi utega umutego ikaza ikawikanga ikagenda ntibisa amasegonda 2 bigarutsemo gahita uyiroba umucoma kabirangiza. Rero dufite abantu badashobora gukora content bicaye bavoma izabandi bakoze. Uze kujya kuri Instagram, mwese murebe Instagram abantu bitwa Scove ya Mutesi bagashyiraho n'ifoto yanjye. Hahoraho utuntu twanjye nakoze tw'ikiganiro bashyiraho. Uriya nawe yaricara avuga ngo kuri Instagram ngo mfite followers. No we ba followinga nge. Nanjye ndicaye aha ntacyo nshoboye ndaho mpora mpanze amaso ngo RBA yavuze iki, nanjye nkakura y'agakuru. Kuvuga ngo akaba ariko posting iwanjye. But Scove yakurikiwe n'abantu benshi ariko mukurikiye inkuru ya RBA. Cyane. Nubwo nayicishije kuri platform nubatse. Nge nubatse platform ariko ntabwo hagihangano mfite. Umuntu yaje akora igishushanyo cyiza cy'ahantu cy'ubukerarugendo ku buryo ukireba ukagikunda. RDB yagiye kwerekana amafoto y'ubukerarugendo igashyiramo igishushanyo cyanjye kandi ntiyanyishyuye. Barateze. Kandi irimo iramamaza Visit Rwanda. Urimo urabyumva? Kandi gukura ifoto ku mbuga z'abanyamahanga yishyura. Wishyura. Ariko ngewe ifoto yanjye umunyamakuru w'i Kigali yafotoye ifoto nziza. Ayishyira ahantu urayifashe urimo werekana ukuntu mu Rwanda hateye urayikoresheje. Mu by'ukuri RDB nubwo urusha imbaraga uyu munyamakuru wafotoye cyangwa undi muntu wese wifotoreye iyo foto. Mu by'ukuri uramwibye. Niba wasanze ifoto yafotoye ifite icyo isobanuye mu kazi kawe kandi gafite icyo kazinjiza, please nawe muheho. Kiguye. Ko biri tubwira ngo nitutungwe n'iby'imirimo y'amaboko yacu. None amaboko yacu mukamushanga ngo tuyabumbatize. Twipfumbate dutya ibyo twakoze mu bicuruzi. Hano mu Rwanda leta niwe mushoramari munini ku bacuruzi hafi ya bose. Nimumbwire nk'umuntu ufite company y'ubwubatsi akijwe no kubaka abantu inzu, kubakira abantu amazu yabo. Oya, bakijijwe no kubaka. Leta yahaye isoko Salamu yo kubaka inzu izakoreramo Minaroke. Iyo se leta yatanze akazi, wa muntu watsindiye iryo soko kuko watari umwubatsi aha akazi engineer. Ariko inkomoko yari amafaranga ava muri Minicofin. Aza ku wenda aca ku wundi muntu aza kugera ku muyede n'umufundi. Ariko inkomoko isoko yari iriye. Kandi amafaranga yavuye mu Minicofin niyo aturuka muri aba bacuruzi twarasoza arazamuka ajyayo.
Cyane. biguma ari uruziga. None umuhanzi we ni gute yicara agatekereza kari kambabwire buriya bishyuye amafaranga angana iki uriya mugore waririmbye ngo azabatsinda Kagame? amwishyura y'iki? Iriya ndirimbo yaririmbwe kugeza ubwo no kuri Instagram n'ahandi abazungu bayisubiramo batabasha kuvuga amagambo, Cyane. ariko umva aravuga na ukumva ko ari yagize ate azi aririmba. yumvise Ukurikije ukuntu uriya mugore mu mutwe we harimo gahunda za leta zose akavuga ati izi twazihawe na Perezida Kagame, abandi bazinaniwe bazinaniye none barirwa babunza amagambo, kandi koko abanyamagambo yari yaba turabafite pe. Urumva niwe wabonye amafaranga menshi kuruta abahanzi bose, kari wari indirimbo ye yaracuranzwe. Umuntu uvuga ko iriya ndirimbo itacuranzwe yaba yigize nkana. hari indi baririmbaga ngo hitamo neza hitamo ananana nyirayo ninde baramwishyuye bishyuye uwo bagendanye. uwo ni urugero. Wa wundi waririmbye yindi yaba Green Party yaramwishyuye. Uja gusanga nuko ntajyanye nawe ndaza kubaza Claude bo kuri site ntabwo baririmbye, wenda bakajya baririmba ngo burya umugabo nusohoza ubutumwa ni mu ntore mbusohoze niba yariyamamazaga cyane ko yavuga ko ari byo yasohoje. Ubwo nibiyo ndimbo barayicuranze yaramwishyuye. Katuka ndeba ahandi hantu hajya haba ibintu ra ejo bundi twibohora wenda sende namubonye kuri stage bashobora kuba baramwishyuye. Uwagiye we rwose ntiyari Twumvishe Mama Maria Yohana baririmbye Intsinzi. Sintekereza ko ku cyumweru ijambo Intsinzi tuzava kuri stade DJ atayicuranze. Maria uwo mwamuhaye ayiyo Ntsinzi sheke ayihaye DJ, ubu DJ yamaze kubereka urutonde rw'isizaririmba. ubu hari abantu bicaye kuri computer barimo bavuga bati iyi ni sawa bayivivura. Barimo bazisitaye neza yazishyizemo azavuga ati kuva saa 3 abaturage bamaze kwinjira turashyiramo iyi saa 4 zizaba ari izi hajyeho uyu muhanzi hakurikireho uyu gutya gutya n'abavuyemo mu gihe turaho umuyobozi arimo yinjira turuka hariya tumureba kwa kundi twese turimo tutumugabo nusohoza ubutumwa tutubundi uyu niwe twababwiraga DJ acuruza ataranguye. Biriya bintu rero uzi urabuze DJ ikintu abadukora ntabwo urahura mu mujyi n'umuntu akajya kubwira Mary kano ga professor akagura kajya kakwerekera mu kwaha ntabwo yayiranguye warangaye mu iduka yikuramo haza kuyizuza burya none se we waba waranguye ukagenda ucuruza akantu gatsimbuye cy'ibihumbi 50 kagirwa 12 none parfait uzi yariyo komeza ngo nangahese ati wa 40 ubwo azimwe guciye menshi kandi iyo parfait igura nk'ibihumbi 500 kubera ko yayibye atazi ngo igura ngahe wicyo yakoze nyirayo yarebye hirya arayikurura. Badige rero mwebwe muze kubana kuba imfura kuri bagenzi banyu nzi ko mutagamije kubagirira nabi mubabere imfura mubabwire muti tugirana amasezerano ariko na leta isuzuma iki ko byubahiriza iri tegeko. Reka ndebe ko mbona tuyisenge ku murongo wa telefone mubaze uko yakiriye ibi bintu. Tuyisenge ndagira ngo ujya kwandika Twitter nabonye yashimaga ko habonetse itegeko. Biriya tegeko ryaje gukemura ikihe kibazo mwari musanganywe nk'abahanzi? Mu by'ukuri twari dusanzwe dufite itegeko rirengera umutungo bwite mu by'ubwenge kuva muri 2009 riza ku n'umuntu. Allo ntago nkumvise. Bimwe mu bibazo twari dufite nibijyanye n'ikoreshwa ry'ibihangano byacu kirengagijwe n'ubundi iryo tegeko rirengera umutungo bwite mu by'ubwenge. Ubu rero icyo twishimira nuko hari ibyo twabashije kuganira kugira ngo iriya tegeko rivugururwe hanyuma kugira ngo birusheho kujya mu nyungu z'abahanzi. Hari ibyo rero twabonye twagomba kwishimira bijyanye n'uko umuhanzi arengerwa nk'ubu urebye iriya tegeko guhera ku ngingo ya 278 asobanura igihangano nyiri igihangano n'uko igihangano kigomba kurengerwa. Ibyo rero turabyishimira cyane nk'abahanzi. Ngewe hari igikanasomye natekereje ko nananiwe kumva. Aramporodinze ta yitabiye mu ndi muntu birashoboka cyangwa hamagawe n'umuntu w'ingenzi umuntu natsi nomero n'umuntu w'ingenzi yabanza mweditinga mwarabanje agiye kumweditinga ibintu nago wabimwe ungenje utese shana byo narindi kubwo navugaga kugeza ubu numvishe utari gusubiza wari wamporodinze naringize ngo
witabye telefone y'ingenzi unjugunya ibisheke. reka nta telefone y'ingenzi yatuma umuntu atavugana n'undi. Umva icyo nakubazaga. Yego. Harimo ingingo ya 296. Yego. Na karindwi niya 301. nge niya 301. Izi ngingo ziravuga icyo ibihangano byanyu Yego. bishobora gukoreshwa n'inzego zitandukanye cyane ngo mu nyungu rusange. Yego. Kuri mwebwe byo bavuze gutyo mwumva iki? Iyo ngingo na n'ubu turacyaganira n'abanyamategeko banonosera iriya tegeko, kuko ibyo biri muri bimwe mu byo n'ubundi mbere twaharaniraga ko ibyo bintu bikwiriye kuvamo, kubera ko mu by'ukuri hari n'aho mbere bavuga ngo mu itegeko rya mbere bavuga ko umuntu ufite igihangano kirimo ubutumwa bwigisha, icyo gihangano kigomba kwifashishwa mu nyungu rusange, cyangwa se umuntu afite uburenganzira bwo kugikoresha. Tuganira mu ivugururwa ry'iri tegeko rishya, twagaragazaga ko nta muhanzi n'umwe ukora igihangano adafite ubutumwa ashaka gutanga. Twe rero nk'abahanzi n'ubundi tubona ryahagarutse bisa n'iryahinduwemo, ariko rivuga nka kuriya ntabwo twabyishimiye. Twavuze ko hariya nanone bakwiye kongera ko wagize ugatamo umugara ugahamiriza amayogi amwe akangwa no mu jisho, ko washimye iyo unavuga utari ko hari ibyo tukigaya mu bikuremo. Mu by'ukuri nibyo ndi kubabwira ko turi kuganira n'izindi nzego zitandukanye zirimo izadufashije gutegura iri tegeko rirengera umutungo bwite mu by'ubwenge, kuko urumva nubwo hari biba bitagenda neza, ariko tuba dukwiye no kwishimira ibyagezweho. Ibyo babyita imisego, ni ugusegura. Mu by'ukuri mu kinyarwanda baravuga hari ukuntu bagiye babivuga neza ko ubundi ibintu ibiba bitameze neza abantu ntabwo bakwiriye kujya kubiganirira hariya ku karubanda, wa mugani wanyu. Abantu baba bakwiye kugenda bakagira ahantu bicara bakabiganiraho, kugira ngo byose biri mu nyungu kuko n'abateguye ririya tegeko bariteguye mu nyungu z'abahanzi, mu nyungu z'igihugu. Ariko natwe nk'abahanzi mu by'ukuri iri tegeko ni itegeko rije kuturengera, kandi turizera ko hari bizavugurwa, kuko mu bihangano dukora ni ibihangano bifasha abanyarwanda muri rusange, waba uririmba indirimbo ivuga urukundo, umukobwa akunda umuhungu, umuhungu akunda umukobwa, cyangwa se mu ndirimbo zivuga ku burere mboneragihugu by'igihugu kimaze kugeraho, n'ahari amahirwe igihugu gikwiriye gushyira imbaraga, cyangwa se ahakwiriye gushyirwa imbaraga kugira ngo hashorwe imari, byose biba bigamije guteza imbere. Reka nguhe urugero, sinzi n'ibindi ndirimbo wari uyirimo. Hari indirimbo iririmbwa igaragaramo intore ihamiriza, ngira ngo no muri aya matorero hari igihe nyamubona mu rukerereza, niba ari ku itorero ry'igihugu ryitwa ngo u Rwanda ruragendwa amanywa nijoro. Iriya ndirimbo mu bikorwa bitandukanye bisa nkaho bivuga ubwiza bw'igihugu, iriya ndirimbo iraza. Twise iyo bagucuranze kuri stade, ngewe nko muri kampeni kandi nguha urugero, mu bikorwa bitandukanye mu kwibohora, ntabwo dushobora kuva mu gikorwa kirimo abaturage n'abayobozi indirimbo yawe itaje. Ese hari inyungu ukura mu kuba indirimbo yawe izwi n'abantu bose, na DJ na buri DJ ayicuranga mu birori nk'ibyo? Nibyo twishimira ko kuva hariho itegeko rirengera umutungo mu by'ubwenge, kandi rivuga ko igihangano cy'umuhanzi kigomba kurengerwa n'umuhanzi nyiracyo akarengerwa. Mu by'ukuri kuba biriya bihangano byajyaga bicurangwa akenshi nta kintu twakuragamo, ku buryo ni nayo mpamvu higeze kuvuka groupe yitwa Inkomarume ivuga ko ibihangano by'abahanzi bari muri iyo groupe y'Inkomarume bigomba kurengerwa, kubera ko hagisinywa n'iri tegeko rirengera umutungo bwite mu by'ubwenge muri 2018. Nk'inzego z'abahanzi twifuje ko iri tegeko rishyirwa mu bikorwa, ariko ba nyiri ibitangazamakuru n'abandi bafite aho bahuriye n'ikoreshwa ry'ibihangano batifuzaga kwishyura, batera ubwoba abahanzi ko batazongera kujya bacuranga indirimbo zabo. Bituma abahanzi bamwe bajya ku maradiyo n'amateleviziyo bajya gusinya ko indirimbo zabo zajya zicurangwa ku buntu, ndetse ko izo nzego z'abahanzi zirimo amafederasiyo n'inama nkuru y'igihugu y'abahanzi ko badafite uburenganzira bwo kubishyuriza ibihangano, kuko batanabishyurira n'amasitidiyo. kandi mu by'ukuri ukurikije itegeko rirengera umutungo bwite mu by'ubwenge niko bimeze. Ariko kubera ko nk'abo bantu bari muri groupe Inkomarume barimo ngewe Mibirizi na Penderi, twe twari dufite n'ikibazo gikomeye ku buryo wasangaga nk'akarere runaka, ikigo cya leta cyangwa minisiteri, iyo bifuza kudutumira tukabaca amafaranga, bahitaga bakubwira ngo nimuzane b'abahanzi bakunzwe n'urubyiruko, abo ngabo turashyiramo CD nta kibazo. Ugasanga twebwe
indirimbo zacu zirashakwa ziranakoreshwa ariko ngo ntidukunzwe n'urubyiruko ariko ntabwo byari byo kubera ko aho tugaragaye ku rubyiniro n'urubyiruko indirimbo zacu barazikoresha rero twagiye gushyiraho iyo groupe yitwa Inkomarume kugira ngo idufashe cyangwa se iyo sosiyete idufashe mu bijyanye no kubahiriza itegeko rengera umutungo bwite mu by'ubwenge kandi ryatanze umusaruro byatumye abandi bajyaga bakoresha ibihangano byacu bavuga ngo mubareke abo ngabo turashyiramo CD kandi mu by'ukuri iyo CD kugira ngo iboneke biba byadutwaye ubushobozi bwinshi mu minsi yashize aho twagaragaye twagiye kugurisha imwe mu mitungo twari dufite kugira ngo dukunde dusubire muri studio mu by'ukuri ntanababeshya haraho navuye mu nzu zigera kuri 6 mu mwaka umwe kubera kubura ubwishyu ibyo rero twaje kubigaragariza bamwe mu bo twagiye tuganira tubereka ikibazo gihari hanyuma dushyiraho iyo sosiyete yitwa Inkomarume inadufasha kurengera ibihangano byacu ku buryo yego iyo sosiyete yitwa Inkomarume urume ntirumaze kubagera mu isunzu urumva nyine dukomeza gukoma urume kugera ubwo ruzatugera mu isunzu n'umusatsi ukavaho ariko abazadukomokaho cyangwa se abahanzi bandi bari inyuma yacu ari niyo mpamvu ubona iri tegeko rengera umutungo bwite mu by'ubwenge hari ibyavuguruwe kandi ndibaza minisitiri w'urubyiruko ni umujene ubona ushobora kubyumva cyangwa wakumva ibi bintu byanyu mwari mwaganira kuri iki kintu ngo mwumve umurongo afite icyo yabafasha iki kibazo twakiganiriyeho inshuro zirenze 2 hari n'umurongo yatubwiye bifuza nka ministeri kubiha ariko uwo murongo nawo nta wundi ni umurongo uko buri muntu wese ukoresha igihangano cy'umuhanzi mu buryo mubyarira inyungu cyangwa mu ruhame agomba kubisabira uburenganzira nk'uko itegeko ribivuga akabyishyurira ikibazo cyaje kugaragara muri iri tegeko rero nuko hongeye kugaragaramo ko abakoresha ibihangano by'umuhanzi bashobora kubikoresha mu nyungu rusange izo nyungu rusange rero nanone nibyo bakwiriye kurebaho ku buryo bidakwiriye kuza kubangamira inyungu rusange se ambulance ko umushoferi witwara bamwishyura ambulance ko iyo umurwayi imutwaye yishyura ambulance yose inyungu rusange ko itwara ugiye kubaho yo ko bayishyura nibyo nandi kubabwira ko ibyo twagerageje kubiganira n'umunyamategeko wa Minicom akiri kuganira na bagenzi be badusaba ko ingingo zose tubona zibangamye n'ubundi muri ziriya tegeko ko tuzandika hanyuma tukongera tukicara tukaziganiraho ariko zirangiye ngo guhera kuri iriya ya 290 kugera hara kuri 300 cyane aho bavuga ko igihangano cy'umuhanzi ushobora kugikoresha utabimusabiye uburenganzira mu gihe uri mu bukangurambaga abahanzi benshi bakora ibihangano bijyanye n'ubukangurambaga kandi kugira ngo bajye muri studio bishyura amafaranga hanyuma n'uwo mu DJ bahamagaye uri bushyiremo yasa uri ucurange za ndirimbo ya sound baba bamwishyuye niyo mpamvu rero turi kuganira kugira ngo mu by'ukuri niba ari nyiri sound wishyuwe ugomba kutwishyura cyangwa ari undi muntu ari leta ubwayo igomba kutwishyura ariko byanze bikunze hagomba kuboneka umuntu ugomba kwishyura biriya bihangano bizakoreshwa haba ibihangano bisusurutsa rwa rubyiruko nk'uko abantu babivuga haba ibihangano bivuga ku iterambere ry'igihugu n'ibindi byanze bikunze kuko nyiramatente aba yishyuwe uriya wazanye sound system aba yishyuwe ntabwo rero umuhanzi ubwo ari ukwiriye kuvamo ngo ibihangano bye byavuga ko ari byo biri bujye mu nyungu rusange kuko nawe muhanzi iyo agize icyo abona agira nawe icyo atanga mu bijyanye n'umusoro hanyuma igihugu kigatera imbere nawe muhanzi abigizemo uruhare reka tuyisenge intore nkwifurize kumererwa neza hanyuma abahanzi bose ujye kuri YouTube unshakira indirimbo y'umugabo witwa Buhigiro yitabye Imana imworohereze yitwa ngo Gahinda Karakanyagwa mube muyumva igihe iri tegeko ritarahinduka mu by'ukuri murakoze cyane kandi turashimira n'uruhare rw'itangazamakuru mu iterambere ry'ubuhanzi no gukora ubuvugizi mu buryo butandukanye kandi turizera ko ibihangano by'abahanzi nk'uko itegeko ribivuga rizakomeza gukoreshwa rizakomeza hubahirizwa n'uburenganzira bw'umuhanzi uko utafata imodoka y'umuntu iparitse hariya ngo uvuge ngo ugiye mu bukangurambaga uhita uyitwara utayimusabye uce kuri sitasiyo uti ngiye mu bukangurambaga bagushyiremo esanse utayishyuye ni nako ibihangano byacu bidakwiriye gukoreshwa ko ari inyungu ibyo ni amagambo no ku bitaro ndishyura nkishyura na moruga y'umuntu wapfuye ntacyo njya kumukoresha yapfuye deje ariko ndishyura umva wirirwe cyane turabashimiye kandi mubeho mutsinde ahangaha ni uretse iyi ndirimbo agahinda karakanyagwa ngo ajya gutora agatotsi akarota yiyahura ngo yagira cyangwa bagasanga yazinze inkoba z'iki
uyu ni umuhanzi ndagira ngo mwese mujye uyoboye abandi. ndagira ngo mujye kuri YouTube murebe indirimbo za Tuyisenge zivuga ibigwi uturere izo zari zaramwishyuye ariko hari indirimbo ntabwo nigeze mubona kandi ajyanye Burera rwose bafite indirimbo yabahangiye indirimbo rwose zirahari z'uturere wenda bo icyo gihe babaga baramwishyuye ariko yo bazayicuranga mu gihe kingana iki icuranga wenda biterwa n'igihe ayo masezerano bimeze bite mu by'ukuri simba beshye nshoreje hasi ngiye guserera na rubanda ariko abahanzi bakeneye umuntu uhagarara ku maguru abiri akagira icyo abavugira ni uwo kwibutsa se leta ngo nubwo mu by'isi inyungu rusange ariko abagiye kubikora mwabishyuye natwe nimutwishyuye uzi icyabaye se hari ibintu bijya biba hano ugasanga umuntu arakwandikiye ati dear chief editor mama Rwagasabo ntiwi see the article you published akakubwira ati ni press release y'ibyaranze ibikorwa byacu ibikize ati ukuntu Minagiri yuhiye yuhira ikize ati imyaka noke ati iyo nkuru wayitangaza kugira ngo abaturage babone ibyiza byo kuhira nibyo rwose iyi nkuru iri mu nyungu rusange yihutirwa press release kugeza no ku mukozi wa Minagiri wagiyeyo uzahembwa ku kwezi yahawe misiyo none ikinyamakuru cyanjye ugura internet nkagura umuriro nkahemba abakozi nanjye nkakora ngiye waramu rupapuro copy paste ubahiriza inshingano zihe ngizo nyine tangaza bihaye gutangaza tangaza ibyo bintu rero hari igihe ngira ngo I'm tired ndambiwe gukora bakaguhemba aba bahanzi murekeraho munambirwe kuririmba hakabyina budara nabo yagiye gukangurira kwirinda ibiyobyabwenge none ubwo ukumvisha amagambo avuga haraganye none hagahinda kari hose nanjye mu mwaka umwe nimutse gatanu perezida w'abahanzi yananiwe kwishyura inzu indirimbo ze zirarimbwa muri stade ifite 46,000 muri stade indirimbo ze noneho kambaho urugero Rwanda yayishyura amasamba ngewe insho zose nagiye muri Rwanda iyo irimo kumanuka kwa kundi igeze hasi batuvuga ngo mugume mukice kugeza ibyerekana ko imikandara ifungurwa baba baririmba ngo twatashye habamo indirimbo ya masamba iririmba ukuntu ngo twatashye na Sentore Rwanda yarabishyuye kandi ako karirimbo uza ko abuzwa n'ikiza ako karirimbo uziyo ndimo kuza bakakaririmba ndi Kanombe nsa n'umuntu wiriwe kuzuba bamennyeho amazi nkumva ndakonje kumva watashye abantu ziko ntashye koko nyine nkongera kumva ngeze iwacu ubwo narinda aho bavuga nka babanyoni ziri mu biti ntumva ururimi naba nkigera ahangaha nkumva amasamba araririmbye ati twatashye mu kanya gatoya kayirebwa karirimba ngo manuka igikondo ugana i Remera watashye ngo nkubise amaso biki umutima uranturuka nanjye igira iki yareba hasi narankavuga nayi wenda atashye sikovi singiye kujya ndyuka ndagiye imboga kashimwe waririmbye akantu karuhura navuga singiye kujya nirwa ndagiye imbwa nk'izo nabonye rubanda abaragenda atashye sikovi imwe muri producer Rwanda yari ubuntu ni ryari Rwanda irabishyura abahanzi nukuvuga ngo indirimbo zabo ziraho zikwiye kuba ariko nabo ni mubafashe kugira ngo kuririmba indirimbo zifite icyo zamariye abanyarwanda bibi inyungu yabo siyo mpamvu reba ntuza aririmba ngo umukobwa n'indagaswi bararirimba indirimbo buri munsi za King James bararirimba ngo kanyebwa nta mutima nta rwango nyine twese tukajya mu bicu ninde muntu warushaga Gatabazi kuyibyina yishyuye iki buri munsi ntituzibyina buri munsi mu misozi mu giturage mu nteko z'abaturage ariko nta n'amazi yo kunywa abana imiryango y'abahanzi ifite ikomoka mu nyungu n'imbaraga z'uwayikoze reka dutegereze turebe reka dusengere isengesho dawe uri mu ijuru duhifunguro ridutunga none umuhate twagize utwara ibicumuro byacu hano rwose nyakubahwa abayobozi niba mwumva ibyo tuvuga bidakwiye mutugire imbabazi nk'uko abari mu isi bose bazazigirirwa na Yesu Kristo naho ibitari byo abahanzi mubamburiye imbarara nukuza bacanya agatara ku manywa ya rukamba bajya bamaze bati byagenze bite tuyisenge Bruce Melody The Ben Senderi Masamba ati twamburiwe imbarara none bagiye kubamburira hano harya korera he ntuzo utuma twishima hano hafi ku butaka Kacyiru siho ministeri y'urubyiruko ikora opposite ya ire mu marembo yahahoze Novotel dore niho mwamburiwe mwamburiwe Kacyiru
muhindura hariya bandika ngo twamburiwe Mbarara mujye murimbuti twamburiwe Kacyiru twavuye ducanya agatara ku manywa ya Rukamba ntuzi ubu ngo ashobora kuba tuyibumboga inyuma iriye pfu ivumbi rituma uyu nahamagaraga ugeze wumva ko yari mu muhanda agenda ugeze wumva ihoni nta modoka yapagaye aranyita yagiye ashokanye n'amezi aho kugira ngo ajye yimuka buri kwezi yagiye aho batazapfa kwimuka uwo niwe waririmbye ngo ibidakwiriye sendera repfiriya uruhara rwatangiye kuzamo umweraho kugira ngo ruyage ko ntagura vazirine arayigura iki mucuranga mutamwishyuye ngaho Imana ibarinde rero